tubonye umuhanda rwose byadufasha imodoka igaturuka i Kigali ikambuka hano tubonye nk'ikiraro n'inzu nayo yubakiwe n'abadamu nta mituweli ngira n'umwana nawe mfite ejo bundi yarapfuye arwaye urwagashyamba n'umwijima. Kijyanye no kurwanya umwanda cyangwa kwita ku isuku muri rusange ni gahunda ihoraho. Reka twongere tubashimire kandi tubasuza mu mwese mwakomeje gukurikira gahunda za televiziyo BTN. Reka tubabwire ko ari cya gitondo cyiza kandi gihire kuri mwese. Ngira ngo benshi babyukiye muri gahunda zigiye zitandukanye, harabagiye mu kazi gatandukanye, harabajyanye abana ku mashuri, ariko nizere ko nabo bari kuvayo berekeza mu mirimo yabo umunsi ku wundi nkuko bisanzwe. Ariko nanone hari ababyutse bavuga bati uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo dukomeze dukurikire gahunda za televiziyo BTN. Reka mwese tubashimire kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro cyacu, tugira ngo tubabwire yuko ari byinshi byiza kandi tuba tubafitiye igihe cyose tuba turi muri iki kiganiro, tugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turebera hamwe ibiteza imbere igihugu cyacu, ariko nanone twibanda kureba ibitagenda neza kugira ngo tubashe kubikomoza cyangwa se tubivugeho. Ibi byose ni gahunda yo kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko burya ari inyungu ya buri munyarwanda wese cyangwa se inkunga ya buri munyarwanda wese kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu, tubashe kurebera hamwe uburyo ki kigomba gutera imbere, bityo tukabasha gutura heza kandi hashimishije. Ngira ngo muzi yuko gahunda yacu cyangwa se viziyo y'igihugu cyacu ari ukugira ngo u Rwanda rwacu tuzabashe kuruteza imbere, turwubake rubashe kumera neza ku buryo ruzabasha kuba nka paradizo. Ngira ngo mwamaze kubona ko byatangiye hirya no hino mu gihugu cyacu, iyo abashyitsi bahageze ntibabifuza gutaha, ariko mu gihe cyashize ubwo umuntu yahagira akavuga ati iki gihugu ntabwo ndi bukimaremo iminsi 2 cyangwa 3, ariko noneho umuntu araza kumva yatura. Ngira ngo mwamaze kubona ko hari abantu benshi baturuka mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye baza bakavuga bati uko byagenda kose tugomba gushora imari mu gihugu cyacu, muri iki gihugu cy'u Rwanda, tukahatura tukaba hari n'abahabyarira, yewe bamaze kuhabyarira deja. Ubwo ngubwo nukuvuga yuko ari ahantu uba wishimiye mu gihe cyose uhaturiye, ariko byose ntabwo byagerwaho buri munyarwanda uwo ari wese atabashije kubigiramo uruhare. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu nyirizina, muri kumwe nanjye Bizimana Bergine, aho tugiye kugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye uko mumaze kumenyera. Uyu munsi rero tugiye kugenda tugaruka ku mabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi. Ngira ngo benshi mudukurikira hirya no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mufite ubutaka, mufite ibibukorerwaho, ariko muri nyirizina turaza kugenda tubigarukaho, tubisesengura, tunabinononsora, tureba imikoreshereze igenga tugerageza kugenda tugaruka tureba amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi. Iyo tuvuze igenamigambi ni kwa kuvuga ngo akarere kanaka hagenewe ubuhinzi, hanaha hagenewe ubwubatsi, hanaha hagenewe ubworozi. Ni muri urwo rwego rero tugiye kwakira abantu baturutse muri ministeri zigiye zitandukanye. Turi kumwe hano muri aka kanya muri studio za BTN, turi kumwe na baturutse muri Minister of Land and Forest, ubwo ngubwo ni Minilaf sinzi mu Kinyarwanda uko bishatse kuvuga mu kugenekereza, turaza kubigaruka, ariko tubigenekereza turatangira tubakira. Reka duhere hano iburyo bwanjye, turi kumwe na n'abaturutse muri Minagri, atangira tukibwira atubwe n'inshingano ze afite muri Minagri, ubwo ni Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Murakoze nkuko mumaze kubivuga, naje nurutse muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, nitwa Twagereze Emmanuel, nkabashinzwe gufata neza ubutaka n'amazi. Gufata neza ubutaka n'amazi, urakoze cyane. Ni bumoso bwanjye. Urakoze. Nitwa Ntazirya Florian, nkaba nshinzwe igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'ikurikirana bikorwa ry'imikoreshereze y'ubutaka muri Ministeri y'Ubutaka n'Amashyamba. Ngayo nguko rero urakoze Florian. Turi kumwe na Florian waturutse muri Minilaf, turi kumwe kandi na Emmanuel waturutse muri Minagri. Ngira ngo maze iminsi mubyibaza tunabigarukaho kenshi, muvuga muti nyaboneka muzatubarize ubutaka bwacu, imiturire yacu aha naha byifashe gutya. Noneho ngayo nguko rero twabazanye abatumirwa bacu kugira ngo tugere tubigarukaho, tubiganiraho, muza kugaruka munababaza n'ibibazo mwifuza. Ngira ngo ibyo ngibyo byose turaza kubigarukaho, mwibaza ibibazo mwifuza kugira ngo ikiganiro cyacu kibashe kugenda neza kandi mugikurikirana, kugira ngo nibaza kuva muri studio muze kuba mufite igisubizo nyirizina cy'ibyo mwibaza ku miturire y'ubutaka n'imikoreshereze yabwo. Ngira ngo rero reka duhere wenda kuri Florian. Ngira ngo uratangira utubwira noneho igenamigambi ni iki, amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka ni iki, udusengure nyirizina inshingano zawe n'iryo genamigambi uburyo rishyirwaho, no kugira ngo umenye ngo aha naha hagenewe iki niki, ukomeze twinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze. Yenda mpereye no kuri Minilaf ubwayo, ariyo Ministry of Land and Forestry mu Kinyarwanda kubura nta ko twabyita, Ministeri y'Ubutaka n'Amashyamba. Ni ministeri imwe muri ebyiri zabyawe n'iyahoze ari Ministeri y'Umutungo Kamere, yavuyeho ku itariki 30 z'ukwa 8 2017. Inshingano z'ubutaka rero zo gucunga ubutaka ndetse no kubukoresha cyo kimwe n'amashyamba byimuriwe muri Ministeri y'Ubutaka n'Amashyamba.
kuva icyo gihe. Iyo rero tugiye mu byerekeranye n'imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'igenamigambi ry'ubutaka nk'uko mwari mubivuze, aho tuba dushatse kuvuga ibijyanye n'ibishushanyo mbonera, ni ukuvuga ko hajyaho umugambi ku rwego rw'igihugu wo gukoresha ubutaka, hakaba ubutaka bugenerwa gukorerwaho ibintu bitandukanye, harimo guhinga nk'uko wabivuze, hakabamo kororeraho, hakabamo ubutaka bwo kubakaho, hakabamo ubutaka bwo gucukuraho amabuye y'agaciro ndetse n'undi mutungo kamere, ubutaka bwo guteraho amashyamba, hakaza ubutaka bwo gukoreraho uburobyi, hakaza ubutaka bwo gukoreraho ibijyanye n'imyidagaduro ndetse n'ishoramari n'indi mikoreshereze itandukanye y'ubutaka. Igishushanyo mbonera rero cy'igihugu cy'imikoreshereze y'ubutaka cyagiyeho muri 2011 nibwo cyemejwe, kwari ukugira ngo imigambi itandukanye igihugu gifite y'iterambere izabashe kugaragara ku butaka. Igihugu gifite imishinga itandukanye, iyo tugendeye kuri gahunda y'igihugu y'iterambere yo mu 2020 cyangwa se Vision 2020, tukareba ya gahunda y'imbaturabukungu IDPRS ya kabiri iri kurangira muri uyu mwaka mu kwa gatandatu, tukareba noneho na gahunda igihugu cyihaye y'iterambere rivuguruye, National Strategy for Transformation, yewe n'izindi gahunda z'igihe kirekire igihugu kigenda kiha, hari za Agenda 2063 ya African Union ndetse n'izindi gahunda zagiye zitegurwa. Ni ukuvuga ko iryo terambere ryose igenamigambi ryaryo rigomba kugaragara no ku butaka, kuko imishinga myinshi ikorerwa ku butaka. Muri urwo rwego rero ikibazo cyari kituraje ishinga cyane uyu munsi ni uko ubutaka bw'ubuhinzi buri kugenda burangira, bukarangizwa n'ibindi bikorwa nabyo by'iterambere. Ariko iyo urebye gahunda zihari nk'uko zateganyijwe, gahunda yo gutera amashyamba irateganya ko ubutaka buzagenda ari 30% buzaba buteyeho amashyamba. Wareba gahunda z'iterambere ry'imijyi, ahazaba hubatse imijyi, ugasanga ni hafi 12% by'ubutaka bwose bw'igihugu. Iyo urebye ubutaka buriho amazi, ukareba ubutaka buriho ibishanga ndetse n'ahandi hantu hatandukanye hakomye, usanga ubutaka bw'ubuhinzi butangiye kujya munsi ya 50%. Nyamara wareba ugasanga abaturage b'u Rwanda barenga 80% nk'uko ibarura rusange ry'abaturage ryakozwe mu bihe bitandukanye ryagiye ribigaragaza, usanga abaturage barenga 80% batunzwe n'ubuhinzi. Ukibaza utese niba uyu munsi muri 2018 iterambere ryose turi guteganya ritangiye gutwara ubutaka buri munsi buri hejuru ya 50% bwari bugenewe ubuhinzi, ese muri ry'agenamigambi ry'igihe kirekire turi guteganya abanyarwanda bazabaho bate? Abazadukurikira bazasanga igihugu kimeze gite? Aho ntibazasanga ahantu hose hubatse amazu bakabura aho bashobora guhinga ibibatunga? Ese baratekerezwaho iki mu gihe gikomeza? Ibyo rero nibyo byatumye dutekereza kuzashyiraho amabwiriza nibura yo kuba turengeye ubutaka bw'ubuhinzi, kugira ngo hatangire hatekerezwe imigambi irambye y'uburyo ubwo butaka bwarushaho kurengerwa, abanyarwanda b'ejo hazaza ntibazabura ikibatunga. Akoze cyane. Ngira ngo wenda hari tukiri aho ngaho umaze kudusobanurira nyirizina, utubwiye uburyo ki imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi yaryo ikorwa ishyirwa mu bikorwa. Reka tugaruke gatoya kuri Minagri noneho turebe ni uburyo ki noneho buriya butaka bubasha kubungwabungwa bugakorerwa uko mukamenya ko ibihagenewe ari byo biri gukorwa. Murakoze cyane. Nk'uko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ifite inshingano zo gufasha abanyarwanda kubyaza umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, ubutaka buhingwa,
bwagenewe ubuhinzi bukabyaza umusaruro uko bikwiye. Ahangaha Minisiteri y'Ubuhinzi ibikora binyuze muri gahunda y'imbaturabukungu n'izindi gahunda zitandukanye zishamikiyeho. Muri zo twavuga gahunda yo guhuza ubutaka, ibikorwa byo kurwanya isuri, ibikorwa byo kuvomerera. Ibyo byose ni ibikorwa Minisiteri y'Ubuhinzi yifashisha kugira ngo abanyarwanda babashe kubona umusaruro mwiza kandi uhagije. Ahangaha bikaba abanyarwanda nanone bakaba baboneraho kubona ibibatunga ibibahagije. Ahangaha nanone nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, byagaragaye yuko ubutaka buhingwa buri kugenda busatirwa n'ibindi bikorwa, ugasanga ahagenewe ubuhinzi amazu yubatswe kuri ubwo butaka, ubwo bikorwa by'ubuhinzi niwe bikibakorewe. Ahandi ugasanga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwarahigaruriye. Ahandi ugasanga hari ntakoreshwa uko bikwiye n'abahatunze. Ni muri urwo rwego rero dufatanyije na Minisiteri y'Ubutaka n'Amashyamba twatekereje yuko twakongera guhitura abanyarwanda kugira ngo tubashe gufatanya kubungabunga ubutaka buhingwa, tubukoresha icyo bwagenewe, tudabukoresheje ibindi bitagenewe ibyo bikorwa by'ubuhinzi, kugira ngo tubashe gukomeza kwihaza mu biribwa kandi duteza igihugu cyacu imbere. Okay, urakoze cyane. Wenda ngira ngo ibyo birumvikanye, ariko nanone dushobora kurebera hamwe tukavuga tuti hari igihe usanga hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko harimo abantu bari korora amatungo, harimo abantu bari kubaka, bugacya ugasanga umuntu yubatse, bugacya ugasanga umuntu ahantu yagize ifamu yo kororamo amatungo, cyangwa se ugasanga yahakoreye ibindi nk'ibyo by'uburobyi bw'amafi. Mbese hari gahunda zitandukanye ziri kugenda zikorwa ku butaka ku buryo bugiye butandukanye. Noneho tukagaruka tukibaza tuti kandi buka yuko mu minsi yashize hari igihe Minagri yigeze itangaza ivuga iti rwose turafite impungenge yuko ikigaragara cyo uburyo ibikoresho by'ubutaka ahantu henshi hagenewe ubuhinzi hari abantu bari kugenda bahubaka, bityo tukaba dufite impungenge ko mu minsi za cyo kurya nta kitazaba kiboneka kuko ahantu henshi hari kugenda usanga henshi ari inyubako ziri kugenda zishyirwaho. Ariko none tukibuka tukavuga tuti muri master plan cyangwa se muri gahunda y'igihugu hari uburyo bwashyizweho bw'ahantu hagenewe kubakwa n'ahantu hagenewe guhinga. Ese noneho mwenda nagaruka nkubaza Florien, nkubaza murateganya kurengera ubutaka gute ku buryo icyagenewe ari cyo kigomba gukorwa, mbese ku buryo buri munyarwanda wese mwamara impungenge mukavuga muti uko byagenda kose twizeye ku 100% igihugu cyacu ku butaka nta kibazo tuzigira tugira. Urakoze kuri iki kibazo. Ngira ngo ibintu byose akenshi bishingira ku mategeko ahari. Amategeko yagiye ashyirwaho mu bintu bitandukanye, ariko hagashyirwaho yewe n'ingamba. Ariko iyo urebye muri rusange usanga ubutaka bufite ikibazo cyane ari bwa butaka buherereye mu bice by'icyaro. Iyo duhereye nk'aho ngaho usanga abantu bubaka uko babonye, rimwe na rimwe batanubahirije amabwiriza n'amategeko agamije gusaba ibyangombwa byo kubaka. Umunyarwanda akaryama ejo akabyara abana akabaha isambu nk'umugabane wabo ku byo atunze, hanyuma umwana bugacya yubatse mu isambu ye yewe nta n'ibyangombwa yasabye. Mu mujyi ho nibura hari intambwe yari iri kugenda iterwa, aho nibura ugiye kubaka asaba icyangombwa cyo kubaka, bityo nibura hakaba hari na gahunda cyangwa se plan yakozwe mu mujyi igaragaza uko abantu bagomba kugenda batura, ndetse n'ahagenewe gukoreshwa ibindi ntibahature. Gusa mpere nabivuga mu bice bitatu. Mu gice cyo mu mujyi hari ahantu haba haragenewe guturwa muri za zone zitandukanye, byo twita zoning. Hakaba ahagenewe gutura amazu
atageretse za kadastre, ahandi hagenewe gutura amazu ageretse rimwe cyangwa se kabiri ndetse no kuzamuka kurenzaho. Ariko ugasanga ahantu hagenewe ubuhinzi naho hatangiye gusatirwa. Aho ni mu mujyi, ndacyari mu mujyi. Ugasanga naho hatangiye gusatirwa, abantu barashaka kugenda batura ku buryo umujyi wose nyine uzabona ari amazu gusa, nta hantu ushobora kubona wahinga n'imboga cyangwa se ngo ushobore no kugira n'akarima k'igikoni ushobora kuhashyira. Icyo twateganyaga rero nuko nibura hajyaho amabwiriza avuga ko guhindura ubutaka bwagenewe ubuhinzi mu mujyi bitemewe. N'ubusanzwe ntibyemewe mu mategeko, ariko nibura amabwiriza yo ashobora kugera ku baturage mu buryo bworoshye binyuze muri gahunda zitandukanye nka gahunda y'umuganda, gahunda y'imigoroba y'ababyeyi n'izindi gahunda abaturage bakunze guhuriramo cyane. Nibura abantu ntibemererwe guhindura imikoreshereze y'ubutaka bwagenewe ubuhinzi ngo bayubakeho. Igice cya kabiri kiri ku nkengero z'umujyi. Abantu twese tuzi neza ko mu mujyi kubona ibyangombwa byo kubaka hari ababyita ko bigoye, nyamara haba hari ibisabwa buri wese yanabibona, nta n'uwemerewe no kubibura kuko ntabwo bigoye. Ni ibintu usanga tuba twarishyizemo nyine ko kubaka mu mujyi bigoye, bigatuma benshi bashaka kujya kubaka mu nkengero. Biborohera cyane rero kuko mu nkengero nabyita ko nta restrictions cyangwa se nta za kirazira zihari zashyizweho ngo tumenye ngo se ko mu mujyi bisa n'ibikajije, ese mu nkengero z'umujyi ho twakora iki kugira ngo naho ubutaka bw'ubuhinzi buhari bube burengewe mu gihe yenda hatarajyaho n'ibishushanyo mbonera byimbitse byo twita detailed physical plan. Nkivuga kuri ibyo rero haba hari igishushanyo mbonera cyo ku rwego rw'igihugu cyagiyeho cy'imikoreshereze y'ubutaka. Icyo gishushanyo mbonera nicyo kibyazwamo noneho igishushanyo cy'imikoreshereze y'ubutaka cy'akarere, district land use plan, yego, ari nacyo kivamo igishushanyo cy'umujyi, urban master plan. Ariko kenshi usanga haribagiranywe master plan y'igice cy'icyaro. Aho niho ngira ngo n'uturere uyu munsi tubivuga twagerageza gutangira gushyiraho gahunda zo gukora igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka bw'icyaro nk'uko mu mujyi bihari. Aho rero iyo hagiyeho igishushanyo cy'umujyi niho havamo twa dushushanyo turi detaye twimbitse tugaragaza, tugera no kuri pariseri y'umuntu. Kamenya ngo se iyi pariseri igenewe iki, iyi pariseri igenewe iki, iyi pariseri igenewe iki. Aho niho dushaka gushyira imbaraga noneho mu gice cy'icyaro, kandi mu turere twose bakagira izo detailed physical plans. Noneho rero mu cyaro ho birakabije, si nko mu nkengero. Umuntu uretse no kuvuga ngo arubaka adafite icyangombwa, ho ngira ngo n'ubutaka bw'ubuhinzi babukoresha uko bishakiye. Nibwo twateganyaga ko dushobora gushyiraho amabwiriza yibutsa abanyarwanda ko nibura ubutaka bwagenewe ubuhinzi bwo mu cyaro nubwo waba warabwubatseho udashobora kwagura inzu cyangwa se ngo wubake indi nshya. Ibyo nibyo turi gutekereza ko twazakangurira abaturage kugira ngo n'igihugu nikihapangira ibindi bizorohe kubishyira mu bikorwa, utubatse yanze ikomeye cyane nibura ukayubaka mu bikoresho bitaramba cyane, kugira ngo nihajyaho gahunda yo gutura mu mudugudu utazahomba byinshi nuramuka uyisenye, kugira ngo hakorerwe ubuhinzi kuko aribwo bwahagenewe. Ariko Florian, tukirangwa wenda nshobora kwibaza, hari ikintu ukomoje, hari ibintu bibiri ukomojeho. Icyambere ukomojeho uvuze ko hari abantu bakiva mu mujyi ugasanga bagiye kubaka mu nkengero kubera ko ariho biboroheye. Ese tukibaza tuti abo ngabo bubaka mu cyaro ntibishobora kudindiza cyangwa kubangamira yagenamigambi cyangwa se imikoreshereze y'ubutaka muri gushyiraho? Icyo ni icyambere. Icya kabiri nkavuga nti ese aho mu byaro mugiye mushyiraho iyo gahunda y'imikoreshereze y'ubutaka bwaho uburyo ki bagomba guhinga, hari ibyo bakomojeho ko hari abantu bahinga uko bishakiye. Nkavuga se niba muvuze ngo ntimugiye abaturage bari mu cyaro hariya ntago bagiye kuvugurura ariya amazu yabo,
ese murabona nta mbogamizi abaturage bazagira cyane cyane nk'abafite amikoro makeya kuko na n'ubu ngubu muri akanya tuvugana hari abagiye bigaragara kenshi bakavuga bati kubera iyi gahunda cyangwa se bashyizeho ijyanye n'ubutaka bw'ahantu ntibatwimuye ariko ntibanatuguriye ugasanga nabyo hari imbogamizi njye ndibaza aho ngaho sinzi niba ari ikintu muri kubitekerezaho kugira ngo abantu dukurikiye muri akanya tuzaza gushyira umurongo wa telefoni inyuma noneho baze kugenda bagira nabo ibitekerezo byabo batanga. Murakoze. Uyu munsi ngira ngo hari gahunda zagiye zishyirwaho zitandukanye z'uburyo abantu bazajya bimurwa ahagiye gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange nk'uko biteganywa n'itegeko ryo kwimura abantu ryo muri 2015. Mu by'ukuri iyo leta ikoze gahunda yo kujya gushyira umudugudu ahantu site y'umudugudu akenshi nabivuga mu byiciro bibiri. Hari gahunda ihari y'igihugu yo kubaka imidugudu y'icyitegererezo yego IDP model villages. Aho ngaho leta iragenda ikimura abaturage batuye aho bashaka gushyira imidugudu ikabishyura amafaranga hanyuma ikabubakira n'amazu y'icyitegererezo kandi mu kuyatanga igahera kuri babandi bari batuye aho ngaho batuye nabi batuye mu mazu atari meza. Igice cya kabiri ni ahantu hatoranyijwe gushyirwa site y'umudugudu ariko atari IDP. Noneho leta ikahashyira icyo twita layout plan ikagaragaza umubare w'amazu azajya aho ngaho ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigomba kujya muri iyo site y'umudugudu hanyuma ikashyira ibikorwa remezo harimo imihanda ndetse n'amazi n'amashanyarazi igakangurira abaturage kuza kuhatura baba bari mu manegeka baba ndetse n'abatuye mu mazu adakomeye bakaba bakwimuka bakaza kuhatura. Abatifashije bagira incentives cyangwa se bagira uburyo bw'umwihariko bafatwa aho bashobora kugurirwa ikibanza hanyuma bakubakirwa n'imiganda ya bagenzi babo cyangwa se bakagira n'amafaranga make bahabwa yo kugura nk'isakaro bakubaka bakava hahandi hagenewe ubuhinzi cyangwa se hahandi hari amanegeka bakaza gutura mu mudugudu. Abifashije babwirwa ko bagomba kugura ibibanza muri ya site yateganyirijwe gutuzwaho umudugudu bakava mu butaka bw'ubuhinzi kugira ngo tugende tureba ko twakongera ubutaka buhingwa. Icyo gihe rero baraza bakaguramo ibibanza cyangwa se bagahabwa ingurane kuho bari batuye. Uwari ufite ubutaka bwateganyirijwe kujyaho site y'umudugudu akabaguranira akajya guhinga aho bavuye kuko we oreda abari mu mudugudu. Niyo gahunda rero yashyizweho ndetse ku bufatanye n'ikigo gishinzwe imiturire mu Rwanda Rwanda Housing Authority hamaze gutoranywa site zitandukanye z'imidugudu. Ariko nkivuga kuri icyo nuko nubundi n'uturere akenshi iyo usabye site y'umudugudu yego akenshi nta bindi bipimo bya tekiniki baba bafite byo kwifashisha kugira ngo bakubwire ngo iyi site koko niyo y'umudugudu. Biza byihutirwa bagahita bahitamwa ahantu heza harambuye ndetse hanera rimwe na rimwe. Ubundi mu mabwiriza ya Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yo muri 2009 nuko yateganyaga yuko site y'umudugudu ishyirwa ahantu hatarumbutse cyane keretse aho bidashoboka. Ni ukuvuga yenda nk'ubutaka bundi bwaba bwabuze ahabuze ubutaka burundu niyo haba hera ubwo nyine niho washyira site y'umudugudu. Ariko ihame rya mbere nuko ubutaka bushyirwaho site y'umudugudu bugomba kuba butera busharira kugira ngo nibura ubwera burengerwe abaturage baze gutura muri site yateganyijwe y'umudugudu. Ibyo rero ngira ngo nizo gahunda ziteganyijwe turi gukoranaho n'ikigo cy'igihugu cy'imiturire mu Rwanda kugira ngo turebe ko twakomeza. Murakoze cyane ngira ngo ahari mbere yuko dutumikira abadutumye reka tubutse ko ikiganiro RASAKUNTEGO na BTN muri kumwe nanjye Bizimana Bergine aho turi kugenda tugaruka ku mabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi rirambuye cyangwa se igenamigambi. Ubwo ngubwo nukuvuga ngo turi kumwe na Florier ufite mu nshingano ze iyo gahunda ariko turi kumwe na Bwana Emmanuel noneho uri kugaruka tubwira uko bishyirwa mu bikorwa iyo gahunda yose nuko bisigasirwa. None Emmanuel ngira ngo hari ibyo tubwiye umuvandimwe Florier waturutse muri Minilaf nawe waturutse muri Minagri
ndagira ngo udusobanurire noneho nyirizina hari biriya bikorwa bamaze kubipanga byose ubuhinzi bwakozwe none ibyo bintu mubisigasira gute kugira ngo bibashe kubona ko bitanze umusaruro uhagije? Urakoze. Mbere yuko njya kuri icyo wari uvuze nagira ngo ahangaha nibutsa abatwumva nubwo turimo kuvuga ubuhinzi ntabwo twibagiwe ubworozi. Iyo tuvuze ubuhinzi bundi tuba twumva ko n'ubworozi twabuvuze. Ahangaha naboneraho no kwibutsa abatwumva ko hari igice dufitemo inzuri nyinshi cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, mu ntara y'Iburasirazuba. Aha tuhafite aborozi cyane cyane bahawe inzuri mu gihe cy'isaranganya ry'ubutaka. Aha naho ikibazo kijyanye n'uko inzuri zikoreshwa ibyo zitagenewe nabyo byaragaragaye, aho aborozi batangiye kuzihindura bakazihinga, kandi icyari kigamijwe ari uguteza imbere ubworozi. Aha nanone naboneraho kwibutsa abatwumva ko hari n'amabwiriza ya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ya 2016 yibutsaga aborozi bo muri ibyo bice mu ntara y'Iburasirazuba ko nta mworozi wemerewe gukoresha urwuri icyo rutagenewe, ko nta mworozi wemerewe kuruhinga, ahubwo agomba kurikoreraho ubworozi. Bakanabasaba yuko umworozi aramutse abonye atabashije kurukoresha icyo kurubyaza umusaruro uko bikwiye, ashobora kuruha mugenzi we baruguze, cyangwa se akamukodesha, cyangwa se akamwatira ufite ubushobozi bwo kuba yarubyaza umusaruro uko bikwiye. Ku cyo warubajije nanone uti nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu bungabunga ibyo bikorwa ubutaka bwagenewe guhinga cyangwa se bwagenewe korora gute? Ahanga nibyo nakubwiraga, tugerageza gufatanya n'inzego z'ibanze, tukagerageza gukangurira abahinzi n'aborozi tubasaba ko bakoresha ubutaka icyo bwagenewe. Bikorwa binyuze mu mabwiriza nk'uko nari maze kubwira muri ayo mabwiriza ya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ya 2016, cyangwa se amabwiriza yibutse buri season, buri gihe cy'ihinga, buri gihembwe cy'ihinga, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi itegura amabwiriza ikayageza ku bahinzi binyujije ku nzego z'ibanze, ibasaba inabagezaho ibikenewe gutegura igihembwe cy'ihinga, igihe bagomba guterera n'ibyo bagomba gutera, inabibutsa naho bazafata inyongeramusaruro n'igihe zizabagereraho. Ni muri urwo rwego tubikora kandi dufatanije n'inzego z'ibanze bikagenda neza. Namwunganira kuri icyo kuko mu buryo bwo gusigasira nyine ibikorwa byagenewe ubuhinzi n'ubworozi, turateganya ko twanibutsa n'abantu ko bibujijwe gutuza abantu ahantu hari ibikorwa remezo byagenewe ubuhinzi cyangwa ubworozi byashyizwe mu ishoramari. Hari ahantu haba hagiye hari amatiyo yuhira imyaka cyangwa se amariba y'amatungo, dams, hari ndetse n'ahaba hari amaterasi y'indinganire ndetse n'ibindi bikorwa remezo, ariko ugasanga baratuzamwe abaturage cyangwa nyine abaturage barituzamo. Aribyo dusaba ko inzego z'ibanze zajya zidufasha cyane gukurikirana ibyo bikorwa, bakareba uburyo byakumirwa hakiri kare. Usanga nyine iyo bikomeje kugera ku rugero rwo hejuru, bigabanyije wa musaruro w'ubuhinzi wari uteganyijwe aho ngaho kandi warashowemo amafaranga atari makeya ava n'ubundi mu baturage. Nkivuga kuri icyo rero n'ubundi n'ubutaka bw'inzuri zasaranganyijwe, nta nubwo ari mu Burasirazuba gusa, ngira ngo no muri za Gishwati haraho hagiye hari inzuri. Bisaba ko urwuri wahawe niba rwarasaranganyijwe urukoresha icyo rwagenewe nk'uko yabivuze, ariko noneho nta nubwo wemerewe kurukatamo ibice. Urwuri rukoresherezwa hamwe. Icyakora hari abagiye bagaragaza impungenge z'uko bafite inzuri nini hegitari, nk'urwuri ruto rufite hegitari 10, urunini rukagira nka 25 n'urugero. Ugasanga bamwe baragaragaza impungenge z'uko batabona ibyo kurya kandi bafite ubutaka bunini cyane. Aho niho amabwiriza ya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yatubwiye, yagennye yuko umuturage ashobora guhabwa uburenganzira bwo guhinga kuri hegitari nibura 2, agahingaho ibishobora gutunga umuryango, subsistence. Hanyuma yaba akeneye guhinga kuri hegitari zirenzeho,
ubwo bikaba ngombwa ko bugomba kuba ubuhinzi bwunganira ubworozi, ibihingwa byunganira ubworozi akora. Ibyo kandi akaba ashobora kubikora, turateganya kubishyira muri ano mabwiriza Minisiteri y'Ubutaka n'Amashyamba iri gutekereza gushyiraho, ko nibura niba arengeje za hegitari yajya abikorera gahunda y'ibikorwa cyangwa se action plan igaragaza mu by'ukuri ibihingwa ashaka guhinga, tukareba niba koko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kareba koko bigiye kunganira ubworozi, akagaragaza igihe ibyo bikorwa bitandukanye azabikorera, akagaragaza ingengo y'imari zabigendaho budget, akanagaragaza n'igihe bizamara, ndetse akagaragaza n'ishoramari muri rusange azashyiramo naho rizava. Ibyo turabiteganya ku bantu bafite inzuri, tubashishikariza ko buri gihe urwuri rugomba gukoreshwa kororerwaho nk'uko yabiherewe uburenganzira, atemerewe kubukoresha ikindi icyo ari cyo cyose. Kuko ejo twasanga hari za gahunda bagiye bashyiraho aborozi b'inzuri, ukumva ngo nihinga tugabane, agahinga yakumva arambiwe agashyiramo abaturage baho ngaho baturiye aho ngaho bagahinga bakazagabana umusaruro. Usanga rero urwuri rutakaje wa mwimerere warwo wo kuba urwuri, bigahinduka isambu yo guhinga. Ibyo kandi iriya ntara y'Uburasirazuba by'umwihariko yatoranyijwe kugira ngo nibura ibe ikigega cy'ubworozi, niba ariko nabyita ubworozi kandi bwa kijyambere. Nubwo uyu munsi usanga hakirimo inka za kinyarwanda cyane, ariko gahunda y'igihugu nuko hariya ariho duhanze amaso nk'abanyarwanda no kuzakura umukamo ndetse n'izindi products ziva ku bworozi. Okay, rakoze cyane Florent, ngo ahari dufata akaruhuko gato dutumikiriye abadutumye. Tubutse ko ikiganiro RASAKUNTEGO na BTN muri kumwe nanjye Bizimana Bergine, turi kumwe na Florent waturutse muri Minilaf, turi kumwe kandi na Emmanuel waturutse muri Minagri, aho turi kugenda tugaruka kuri gahunda ijyanye n'amabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi. Reka dufate akaruhuko gato dutumikire abadutumye. Bantu mwese mwiteguye kugira ibibazo mu mabaza, muri tayari kuri telefoni zanyu, amayinite yanyu bari tayari kandi muvuga neza mbere yuko mujya guhamagara, murajya mugabanya ijwi rya televiziyo yanyu kugira ngo mubashe kumvikana n'ibitekerezo mugeza ku banyarwanda bibashe kumvikana neza. Murakoze, reka dutumike abadutumye tugaruke mu kanya. Bantu mwese mushaka kubibirangirire mu itangazamakuru, ntimubunze imitima. Bergine Training Center BTC yabashyiriyeho ishuri ririmo ibikoresho muzajya mwifashisha mu gukora uwo mwuga. BTC irakwigisha gukoresha kamera, gutunganya amashusho n'amajwi, gukoresha ya ndege kamera iri mu kirere bakunze kwita drone. Barakwigisha kandi graphic design ndetse na application. BTC ni naho uri bukuru ubumenyi bwo kuba byagufasha kuba TV presenter w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Dusanga i Nyamirambo imbere ya Stade Regional mu kigo cy'abasaveri. Ngwino wiyandikishe imyanya itaragushirana. Bergine Training Center dufite abarimu b'inzobere baturutse mu gihugu cy'u Buholandi bagutegereje ngo baguhe ubumenyi bwo ku rwego mpuzamahanga. Aya masomo amara igihe kingana n'amezi 3, ukundi kwezi ukakumara wimenyereza umwuga kuri televiziyo. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 83 72 14 44. Bergine Training Center BTC, serivisi nziza niryo sezerano ryacu. Sezerera indwara za hato na hato ziterwa no kutagira agatege, stress n'umunaniro, maze ube fit hamwe na BeFit 24. Hifashishijwe ibikoresho bigezweho dukura mu gihugu cy'Ubudage, ari naho abatoza bacu bakomora ubuhanga. BeFit 24 yiyemeje kubungabunga ubuzima bwawe amasaha 24 ku yandi, iminsi 7 ku yindi. Dusangane serivisi zitandukanye nka bodybuilding, aerobics, abakobwa n'abadamu. Subirana taye n'ibiro wifuza ubikesha BeFit 24. Bagufasha mu myitozo ya spinning, bityo usezerere mu byuho kabije, wongere uberwe nko mu bukumi bwawe. Ni nako kandi BeFit ikuzirikana ku nama z'imirire igufasha kugumana ubuzima bwiza n'imiterere wifuza. Urashaka gukora imyitozo uri wenyine? Gana BeFit. Erega twanagusanga aho uri n'ibikoresho byose, haba ku kazi cyangwa mu rugo, maze ugakora siporo wowe n'abawe muri kumwe n'umutoza wacu. Akarusho ku banyeshuri, twabagabanyirije ibiciro ku buryo budasanzwe. BeFit, look good.
best concert of your life? Don't just stay cool, stay refreshed with an ice-cold Coca-Cola for 500 Rwandan francs. Recommended retail price. ushobora kwishyura byinshi na MTN Mobile Money nko kwishyura fagitire z'amazi, jya kuri menu ya MTN Mobile Money ukanda akanyenyeri 182 urwego uhitemo kwishyura, wongere uhitemo amazi maze ukurikize amabwiriza. Ucibwa amafaranga 300 gusa nta kujya ku murongo. Koresha MTN Mobile Money wishyure byinshi aho uri hose. Everywhere you go, MTN. Urashaka ahantu hatuje wakwakira inshuti yawe cyangwa se ndetse n'umuryango wawe? Gana Venividi Restaurant. Bagutegura amafunguro y'ubwoko bunyuranye, haba ya saa sita cyangwa se nimugoroba. Icyo kunywa cyo wihitiramo, ntuzakangwe n'ibiciro kuko ni nko ku kiranguzo. Ufite isabukuru cyangwa se ibindi birori, baragutegurira mu buryo budasanzwe ndetse n'ubishaka bakuzanire mu rugo. Uradusanga mu mujyi ku muhanda wa Car Free Zone iruhande rwa KCB. Ikaze muri Venividi Restaurant. tubonye umuhanda rwose byadufasha, imodoka igaturuka i Kigali ikambuka hano tubonye nk'ikiraro. n'inzu nayo yubakiwe n'abadamu nta mituweli ngira, n'umwana nari mfite ejo bundi yarapfuye arwaye urwagasha n'umwijima. Kijyanye no kurwanya umwanda cyangwa kwita ku isuku muri rusange ni gahunda ihoraho. ngayo nguko rero tuba tumaze gutumikira abadutumye, reka tubashimire kandi tubakomeza kubwira ko abo turi kumwe mwese mushobora kwerekeza muri Bifit kuko ibafitiye ibyuma cyangwa se ibikoresho byo kwifata neza kugira ngo umubiri wawe cyangwa amaraso abashe gutembera neza mu gihe cyose wumva uri mu mihangayiko cyangwa se ubabaye urya ugiye muri Bifit ugakora iyo myitozo ngororamubiri nkuko bafite abatoza b'inzobere cyangwa se babimenyereye binararibonye muri ako kazi bagufasha kugira ngo ubwonko bwawe cyangwa se amaraso yawe abashe gutembera neza. Hari abantu baba bafite umuvuduko w'amaraso, barwaye umutima, ibyo byose iyo ufite izo ndwara zitandukanye ukajya muri Bifit bagufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amaraso yawe cyangwa se ubuzima bwawe bubashe kugenda neza kandi burambe. Ngira ngo ahari Bifit murahazi ni ku Gisozi nkuko maze kumenyera ku Gisozi mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako yitwa Umukindo. Iyo hageze muri etage ya kabiri wasanga Bifit, bityo bakagufasha kugira imyitozo ngororamubiri. Ariko Bifit ikora no kuri stade Amahoro, ugeze kuri stade Amahoro rwose uhasanga Bifit, bityo naho bakaba bagufasha kuri service zabo. Yuvuye muri sport rero burya ukeneye kwisiga ukaraba neza, wamara gukaraba neza ukisiga amavuta kugira ngo uruhu rwawe bibashe kumera neza, ibiheri byo maso bibashe gukira. Ni ya mavuta akorerwa mu Rwanda cyangwa se akoreshwa n'amavuta y'inka, akorwa amavuta y'inka mu gikakarubamba no mu buki. Ni Lazy Humble Gel igufasha kumererwa neza no gusa neza mu gihe ufite ibishishi mu maso, biragufasha mu gihe umwana wawe afite amayasha, afite ikibazo, ayo mavuta agufasha kugira ngo umwana wawe abashe kumererwa neza kandi uruhu rwe rubashe gusa neza. N'abantu baba barisize amavuta akabatukuza ugasanga umubiri wabo ntusa, Lazy Humble Gel igufasha kugira ngo ubashe gusa neza. Lazy Humble Gel rero urayisanga hirya no hino mu gihugu hose, mu supermarché, mu mabutike akwegereye hose, genda uyibaze igufashe kumererwa neza kandi ifite ubuziranenge. Cyangwa se ushobora no gushaka kwirangura ukabahamagara kuri 0788203336. Ubwo rero reka dukomeze ikiganiro cyacu nyiriza RASAKUNTEGO na BTN, muri kumwe nanjye Bizimana Bergine. Ariko dufite abatumirwa babiri, dufite Emmanuel waturutse muri Minagri, dufite kandi na Florier waturutse muri Minilaf. Twagiye tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ku mabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi ryabo. Twagiye tugaruka kuri byinshi rero bigiye bitandukanye. Umurongo wa telefone rero wafunguwe ni 0783388003. Mushobora gutangira muhamagara Florier waturutse muri Minilaf na Emmanuel waturutse muri Minagri mugira ibyo mubabaza. Ariko mushobora no kohereza ubutumwa bugufi ya kuri iyo nimero nyine, cyangwa se yaba ari kuri message isanzwe cyangwa kuri WhatsApp, bityo tukabasha kwakira ibibazo byanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu. Ariko na Facebook page yacu ntimukayibagirwe irafunguye, ni 0 Facebook page yacu ni BTN TV Rwanda, ugakora like bityo kohereza ubutumwa bugufi ya tukagenda dukomezanya ikiganiro cyacu nyirizina. Reka dutangire twitaba telefone, abantu babahamagara ari benshi. BTN allo allo waragiye ngira ngo ntabwo ari tayari, yasuzumaga ko nimero iriho ariko irafunguye ni 0783388003. Kuri telefoni turabonaho umuntu. BTN allo 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 allo
aragiye nawe reka twikomereze ikiganiro cyacu mu gihe turagenda dusubiza ibibazo tuganira ariko tunitaba telefoni noneho reka turebera hamwe iterwa ry'amashyamba ryifashe rite muri iyi minsi ko mbona hirya no hino mu gihugu twajya tugaruka kuhagenewe guhingwa kuhagenewe kororera mwari murimo muvuga ku mafamu usanga abantu bagira gutya bakahingamo noneho reka turebe ku iterwa ry'amashyamba hari igihe ugera ahantu hirya no hino ugasanga mu gihugu hari ishyamba ariko ko tukaba tuzi ko ishyamba naryo ari ibidukikije rirengera abantu ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ni iki wabwira noneho abaturage cyangwa se abanyarwanda muri rusange badukurikiye kuri gahunda ijyanye n'iterwa ry'amashyamba? Urakoze Bizimana. Ngira ngo muri iki gihugu ntawe utazi akamaro k'amashyamba cyangwa se utazi ubwiza bw'ibiti, aho biduha umwuka mwiza abantu bakabasha bigateza imbere ubukerarugendo bitewe n'ibinyabuzima bitandukanye bibamo, kubona ibicanwa se n'akandi kamaro kenshi cyane. Urihangana tuza kugenda twitaba telefoni kugira ngo abantu nabo bagende babaza ibibazo. BTN alo? Yego mwakongera ijwi mwaramutse muri bande muherereye he? Yego igitekerezo cyawe ongera ijwi. Igitekerezo cyanjye. Yego. Ibintu turi kugira gute ongera ijwi? Alo? Yego turakumva ongera ijwi? Turakumva. Yego? Alo? Ndi kukumva we komeza uvuga igitekerezo cyawe turagukurikiye. Ibyo bintu muri kugenda muvugaho. Yego? Ahantu hagiye cyane cyane muri ibyo bice by'umutara. Yego? Ahantu bita Mukirebe. Bita ngo iki? Mukirebe ahantu bita muri Nyagatare. Yego? Yego? Usanga ahantu bageneye ibintu by'ubworozi. Yego? Abaturage bagenda bava mu mpande n'impande baba baraje baje gucumbika. Basanga baribasiye ahantu hagenewe ubworozi ugasanga barahahinga. Okay. Niba hari ababishinzwe baba abaturage niba babasha kubyitaho ngo bamenye esike kuki bahinga ahantu hagenewe ubworozi. Urakoze cyane. Ubwo ababishinzwe nk'aba turi kumwe ubwo baraza kugira icyo babikoraho cyangwa se baragira icyo babikubwiraho niba bagiye kubikurikirana. Reka dukomeze twakira n'abandi kuri telefone. Aragiye ko nacyo turamwakira nyuma. Noneho wari ukitubwira ngira ngo harabanza ugira icyo ubwira ngo avuze mu Mutara ko ari ahantu hagenewe ubworozi. Sinzi niba ari Emmanuel gisubiza cyangwa Florier, mwese birabareba ndibaza. Emmanuel cyane cyane ku bijyanye no gusigasira. Arakoze ntabwo yatubwiye izina. Nibyo koko ahangaha muri Mutara mu ntara y'Iburasirazuba cyane cyane mu Kirebe ndumva hari mu karere ka Nyagatare, hari inzuri nyine zazi nahoze mvuga, inzuri zahawe abaturage mu gihe cy'isaranganya ry'ubutaka. Aha rero icyo yaravuze byo ni ukuri, hari abaturage bimuka bashaka ubutaka buhingwa cyane cyane bavuye mu ntara y'Amajyaruguru berekeza mu turere twa Nyagatare, Gatsibo. Ahangaha nibyo twahoze tuvuga nyine ko ubutaka buhingwa bwororerwaho bugenda bwugarijwe cyane. Iyo bagezeyo rero usanga nyine koko abenshi bamwe barigabije inzuri bakazihinga. Iki nicyo twarimo tuvuga nyine ko inzego z'ibanze nazo zadufasha ko nizo ziba zegeranye naho inzuri ziherereye umunsi ku wundi, kuko umuturage yagezeyo urumva byari byose yahageze, uhereye ku mudugudu abamubona ko yahageze. Ahangaha nicyo turi gusaba twibutsa inzego zibanze ko zadufasha kugira ngo zibashe kuyobora abo baturage. Ntabwo twanze ko abaturage bacu bimuka, ko umunyarwanda yemewe kuba ahari hose mu gihugu, ariko icyo twasabaga nuko batagenda ngo bafate inzuri arizo baturaho banahinge, kuko mu karere ka Nyagatare hari n'ubundi butaka bwagenewe ubuhinzi, hari n'ubwagenewe guturwaho. Ahangaha niho aba banyarwanda twumve n'uyu nguyu uri kuri umurongo wa telefoni bakabereka aho ahagenewe ubuhinzi cyangwa se gutura. Nakoze cyane. BTN alo? Alo? Yego mwaramutse muri bande muherereye he? Yego izina ryawe uherereye he? Nitwa Sohanje
merereye Kacyiru. Yego Solange, igitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo? Twagira ngo dutange ku cyifuzo ku kiganiro cyanyu. Yego. Waragiye. Twakomeza ikiganiro cyacu noneho twari turi kureba kuri gahunda ijyanye n'amashyamba. Florien, murakoze. Navugaga ko nta munyarwanda uyobewe akamaro k'amashyamba mu gihugu, ariko usanga nyine nk'uko wari ubivuze ahantu henshi hateye amashyamba. Rimwe na rimwe n'amashyamba akaba ateye ahagenewe ubuhinzi n'ubworozi. Turasanga rero nubwo amashyamba aterwa, akenshi aterwa koko ahagenewe guterwa amashyamba, ntabwo aterwa mu kajagari. Tukaba rero twaragiye tushyiraho imigambi itandukanye aho nibura mu gihugu hose hazaba hatewe amashyamba ku buso bwa 30% uko natangiye mbivuga. Ariko hari igihe usanga abanyarwanda bamwe na bamwe badatuye aho bafite amasambu. Yego. Ugasanga umuntu atuye i Kigali ariko ubutaka bwe kubera ko buri nko mu mayaga mu ntara y'amajyepfo, ahisemo kubuteraho ishyamba kubera ko abona ko abuhinzeho imyaka bayiba cyangwa se atabasha kuyikurikiranira bya hafi kugira ngo azayisarure imugire akamaro, agahitamo kuhatera ishyamba. Ibyo rero nabyo birabujijwe kuko ubutaka bw'ubuhinzi bugomba gukomeza kuba ubw'ubuhinzi. Twitabe no twumve. BTN. Yego, mwaramutse, muri bande muherereye? Allo? Turabumva, muri bande muherereye? Mwaramutse neza, nitwa Shimwana Richard imbere mu murenge wa Gasabo. Yego. Akarere ka Nduba. Yego. Akagari ka Gasanze, umudugudu wa Nyarwanda. Okay. Nifuzaga kubaza. Yego. Bijyanye n'ubutaka ahantu twatuye, aho dutuye ubu ngubu muri Nyarwanda. Yego. Twagiye guturaho nyine dutuye ariko batubwiye ko ari imihingire. Ari iki? Ari imihingire. Ari imihingire, aha. Kurenze. Yego. Nibaza ubu bizarangira gute? Dutuye turi abaturage benshi, turi benshi cyane. Bizarangira tugumije mu gutura ahantu tudafite ibyangombwa by'imiturire, bizarangira habaye imihingire gutyo bakadusenyera bagahahinga kandi twifuza kuba ikintu cy'aho bizagenda gute? Okay. Abaturage dushobora turi benshi. Urakoze cyane. Abantu muri kumwe babishinzwe twumve natwe ikintu baduteganyiriza. Ese bizaguma gutyo, tuzagumiza dutuye ahantu tutemerewe guturwa, dukuraho imihingire? Twakifuza ko mwatubariza natwe. Okay, urakoze cyane, turi kumwe n'ababishinzwe ubwo bagiye kugusubiza. Okay, murakoze. Okay. Ngayo nguko rero sinzi niba Florien. Nakomezaga nsobanura nanone turamusubiza no muturage ubaje kino kibazo cyiza. Ariko gahunda y'amashyamba nkuko nabivugaga, ntabwo umuntu yemerewe gutera ishyamba ku butaka bw'ubuhinzi yitwaza ko atahaba. Ngo nuko nibura amashyamba yo batapfa kuyonona cyangwa se mu buryo bworoshye, cyangwa se ngo amashyamba kuyabagara kuyafata neza ntibigoye nko gutera indi myaka. Ibi rero birabujijwe nabyo. Ngira ngo abantu bagomba kujya bari ku butaka bw'ubuhinzi bugakoreshwa nyine icyo bwagenewe. Nibwo bwa buryo tuzajya tugenda turekipera ubutaka butandukanye bw'ubuhinzi bwagiye bushyirwaho. Kuri uyu muturage rero ngira ngo hari icyo atatubwiye. Yakwiye kutubwira niba yaratuye icyo kimwe na bagenzi be ari uko bafite ibyangombwa byo kubaka. Ariko nk'uko tubizi muri Gasanze abenshi bagiye bubaka hariya badafite za autobatire, aho usanga nyine akenshi babubatse mu buryo bw'akajagari kuko nta bishushanyo byimbitse byari byajyaho by'imikoreshereze y'aho hantu y'ubwo butaka, cyo twita detailed physical plan ya indi gera no kuri parcelle. Ari nabyo twasabye inzego z'ibanze ko zabyihutisha kugira ngo zigaragaze ahagenewe gutura ni hehe, ahagenewe guhinga ni hehe, mu buryo bugeze kuri parcelle, atari ukuvuga mu buryo bwa rusange. Ngira ngo ejo bundi twanabiganiriyeho n'abayobozi b'akarere ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, batwemera ko bagiye gushyiraho ibyo bishushanyo byimbitse bigaragaza icyo buri parcelle yagenewe gukoresha, kandi akarere ka Gasabo ngira ngo kazaba kari ku isonga kuko hari n'ibyo katangiye gukora. Ikindi nuko ntabwo bizarangira gutyo nkuko yabivugaga,
ntabwo bizarangira gutyo kuko nitumara kugaragaza ahagenewe gutura n'imiturire ihakwiye iyo ariyo inzu zikwiye kuhagiza arizo nibwo babaturage bashobora kwimurwa bagasabwa gutura hahandi hari n'ahandi hazagenda hubakwa imidugudu y'icyitegererezo IDP mu gihugu hose hari abazajya bagenda bavanwa ahantu nk'aho ngaho hagiye hagenerwa ubuhinzi baze gutura ahateganyijwe ariko nshishikariza abantu bose ko buri gihe bajya baharanira gutura ahantu bafitiye ibyangombwa kuko icyangombwa cyose gitangwa hashingiwe ku bishushanyo mbonera. Okay, rakoze cyane ngira ngo ahari abadukurikiye ikiganiro cya Kinasi Konego na BTN tutarerekeza ku musozo mbabwire ko turi kumwe na Florien waturutse muri Minilaf tukaba turi kumwe kandi na Emmanuel waturutse muri Minagri ariko turi kugenda tugaruka ku mabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi. Ubwo rero twagiye tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye hari byo bagiye badukomoza batubwira uburyo ki ubutaka muri iyi minsi buri gukoreshwa na gahunda iri gushyirwaho kugira ngo buri munyarwanda wese agombe gutura neza kandi ahagenewe ikigomba kuhakorerwa kugira ngo tubashe kubahiriza ya mategeko cyangwa se gahunda turi kugenderaho ya vision yacu kugira ngo u Rwanda rwacu rubashe gusa neza kandi rubashe kugera ku ntego yacu twihaye. Reka rero dukomeze tureba noneho kuri Emmanuel hari byinshi byagiye bigaragara mu mikoreshereze y'ibintu bigiye bitandukanye noneho turebere hamwe hari ibyo bintu tuvuga ko byamaze gushyirwa mu bikorwa abahinga bahinze noneho hari gahunda inyambona imaze kugeraho kandi abantu benshi banyarwanda benshi bamaze kwitabira ariko hakaba n'abatarayitabira kuri gahunda ijyanye gahunda yo kuvomerera se yo yaba yifashe gute kubera ko hari abantu ugenda ugasanga imyaka rwose wenda impinduka ibayeho imvura ntigwiriye igihe ariko hari nk'akarere kamwe nigeze nsura ndibaza niba atari Ngororero mu majyepfo nasanze hari ukuntu bakora ibintu by'amahema bakavoma amazi ku buryo mu gihe cyiza yaba ari mu zuba yaba ari mu gihe cyari cyose mbese babuhira ubona nta kibazo bafite cy'amazi. Gahunda yo kuvomerera muri Minagri muri kwikangura gute abaturage muri aka kanya igeze hehe? Rakoze Bizimana gahunda yo kuvomerera iri mu bishyizwe imbere na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'igihugu cyacu cyane cyane mu turere duhura n'izuba kurusha cyane tubuze intara y'Iburasirazuba amajyepfo. Ahangaha rero iyi gahunda hari gahunda ikorerwa mu bishanga yo kuvomerera n'imusozi ibyo twita hillside irrigation. Mu bijyanye n'ibishanga n'umusozi wenda mbere yuko nakomeza nakubwira ko ubu tumaze kugira ubuso buvomererwa bugera hafi kuri hegitari 40,000 aho ngaho niho tugeze kandi tukaba dukomeza duteganya ko hari gahunda yuko muri 2020 twazaba tumaze kugera hafi mu buso buvomererwa mu hegitari zigera hafi mu 80,000 aho ngaho. Kuri buryo rero nanone bwo nibyo twahoze tuvuga ibikorwa nabyo bigomba kwitabwaho cyane ko biba byaratwaye amafaranga menshi cyane leta yarashyizemo amafaranga menshi cyane aha naho haraho bigaragara ko haraho nabyo bisatirwa ugasanga hari ababyubatseho cyangwa se bashyize ibindi bikorwa ariko mu rwego rwa tekinike nka Minisiteri y'Ubuhinzi dufatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo tubashe kubibungabunga aho tumaze kubikora dukangurira abahinzi kwibumbira muri koperative kugira ngo babashe kubibyaza umusaruro uko bikwiye cyane ko bagiye amafaranga menshi basabwa kuhahinga ibihingwa bifite agaciro kari hejuru cyane nko mu bishanga hari amazi ahagije abaturage basabwa kuhahinga igihingwa cy'umuceri kuko gifite no ku isoko gifite agaciro kari hejuru. Ahandi nanone nk'umusozi ahatunganijwe hari amazi makeya tubasaba ko bahinga imboga cyangwa se imbuto ibyo twita horticulture crops. Ahangaha nanone mu rwego rwo kugira gufata neza ibyo bikorwa wari wakibajije nubwo tugimo kujya muri tekinike cyane nanone dushyiraho abafasha gucunga neza amazi abo twita Water Users Association cyangwa se organization ishyirahamwe ry'abacunga amazi. Abangaba rero nibo bafasha kuri bya bikorwa twakoze hahandi kugira ngo urabona niba abahinzi barimo guhinga nk'igihe cy'izuba bashobora kugirana ibibazo hagati yabo bakaba bashwanira amazi yabaye make. Ahangaha rero ryatsinda y'abashinzwe gusaranganya amazi
ribasha kwiyageza ku bahinzi nta bibazo bivutse. Ngarutse nanone ku cyo Floride yahozeho kijyanye n'amashyamba, nagira ngo nanone mbonereho kwibutsa ko ku butaka buhingwa birabujijwe guteraho amashyamba, ariko hari ibiti bivangwa n'imyaka byo biremewe, kuko ibyo twita agroforestry ibyo biremewe, abahinzi bemerewe kubitera kuko bifasha kurwanya isuri kandi nanone bigafasha kongera umurumbuko w'ubutaka. Ahangaha ibyo biremewe, turakangurira abahinzi ko ahubwo bajya bagerageza kubitera mu mirima yabo aho bahinga hose. Okay, urakoze cyane. Tugenda twakira telefoni. BTN, alo? Yego, mwaramutse, muri bane muherereye? Mwaramutse. Yego, mwatanga igitekerezo cyanyu mutubwiye amazina yanyu naho muherereye? Twanizeye Imana Jean Baptiste. Yego. Umurenge w'Ingarama. Yego. Hari koperative nyobora y'abahinzi. Yego. Igitekerezo mfite. Hari koperative nyobora y'ahantu imbibi n'abashoragereza bakorera. Yego. Ariko mbona rwose ko tubona umusaruro, ko nta musaruro babona, ntibamenye muri gihe cyo guhinga. Rero ko hari hanini sinzi. Yego. Barahinga, urabona twebwe tutangiye kubagana nabo batangiye kurima. Yego. Nta musaruro babona rwose, bakoresha nabi cyane. Niba ari kuba ari hanini, mbona njye bahakodesha nk'abaturage bakahinga bo bagasigana hatoya. Mugira icyo mubaze? Yatubwira neza ubutaka bukoreshwa na gereza ni aba hanini cyane, mbese hegitari 50, ariko urebye wakoresheje neza na hegitari 3 zabisha kwezi. Ubwo butaka bukorerwamo nabande? Bukorwamo nabande? Urabona bahenga nta fumbire bakoresha, bakora mbese barimo kubakoresha nabi. Ubwo butaka ni bande babukoresha? Abacungagereza. Abacungagereza. Ariko ni hanini cyane, abo bantu hanini bajya gutera twebwe mu kubagara. Okay. Igihe cyose bararumbe, nta n'imwe bajya beza. Okay. Nkabona rero buriya nk'igitekerezo nagira. Yego. Nkabona bacamo kabiri, hamwe bakakodesha abaturage bakakoresha neza kugira ngo umusaruro uboneke neza. Mwebwe koperative yangizwe n'abantu bangahe? Koperative yacu? Yego. Koperative yacu igizwe n'abantu 50, ariko urebye tubona umusaruro mwinshi cyane. Okay. Ugeranyije nko kugembwe mweza nka hegitari nka toni zingahe? Kuri hegitari imwe twezaho nka toni 3. Okay, urakoze cyane. Ubwo yabyumvishije ari bugire icyo agusubizaho. Tubibutse ko turi kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu na Sikorwa na BTN, muri kumwe nanjye Bizimana Bergine, turi kumwe n'umukozi wa Minagri Emmanuel, turi kumwe kandi na Floride, umukozi wa Minilaf, aho turi kugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye kuri gahunda ijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka na plan yayo. Ubwo ngubwo rero reka wenda dukomeze tubaze kuri Floride, twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uruhare rushinzwe ubutaka, uruhare rwanyu cyangwa se n'uruhe ruhare rw'ikigo gishinzwe ubutaka? Uruhare rw'ikigo gishinzwe ubutaka ni uruhe? Namwe ubu ngubu tuvuze muri aka kanya twavuga ati uruhare rwanyu ni uruhe? Ese ikindi mwasaba nk'inzego z'ibanze ni ikihe? Twerekeza ku musozo. Urakoze Bizimana. Ngira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda, Rwanda Land Management and Use Authority, nyine cyasimbuye ikigo cy'umutungo kamere cyacyuye igihe. Nkuko n'inshingano yacyo nkuko n'izina ryacyo ribivuga, nyine ni ugukurikiranira bya hafi imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'imicungire yabwo. Ariko uruhare rw'ibanze butuganira nuko ivugururwa ry'ibishushanyo mbonera rikorwa n'uturere dutandukanye, cyane cyane no gushyiraho detailed physical plans, cyangwa se ibishushanyo byimbitse bigera kuri pariseri y'umuntu. Nuko iki kigo cyagombye kubigiramo uruhare rukomeye, kandi guhindura ubutaka uko ariko kose bikozwe ubundi bikorwa na njyanama, niyo yemeza ko ubutaka bw'ahantu runaka hahinduka hakajya umujyi cyangwa hagakoreshwa ikindi. Ariko buri gihe uko kwemezwa kwajya kubanza kugishwaho inama iki kigo, kuko ni rwo rwego rwashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu rwego tekiniki kugira ngo
rujye rugira inama uturere mu gukora bino bishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka. Ku nzego z'ibanze rero by'umwihariko nk'uko twanabiganiriye muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku itariki 8 z'uku kwezi, nuko bakwihutisha gahunda yo gushyiraho ibishushanyo byimbitse by'imikoreshereze y'ubutaka, detailed physical plans, kugira ngo biyobore abaturage mu buryo bw'imiturire buri kuri gahunda, kugira ngo ubutaka bw'ubuhinzi burusheho kugenda busigasirwa, ejo abanyarwanda batazabura aho bahinga. Ibyo rero kandi tukanabashishikariza ko bajya badufasha mu igenzura rya buri munsi, inspection, ku bantu batubahiriza amabwiriza, kuko rimwe na rimwe usanga iyo babonye agace runaka kateye imbere, ubwo ndavuga nk'inzego z'ibanze, umuyobozi w'umurenge cyangwa se umuyobozi w'akarere akabona agace kateye imbere, nyine arishima, birumvikana, kuko abanyarwanda baba bateye indi ntambwe bagenda barwanya ubukene. Kuko iyo urebye nk'ibice bya Ruyenzi hano hakurya ya Nyabarongo, ukareba n'ibindi bice bigenda bizamuka umunsi ku munsi, ahari icyaro ugasanga habaye umujyi, nyine umuyobozi uriho arishima. Ariko se abazaza ejo bo ntibazahura n'ibibazo, bikaba bya bindi akawa mugani, kuko uwicaye mu gacucu n'agacuma atamenya ko hanze bicika. Ariko ni ukureba ngo se ejo, buri gihe umuntu akagerageza gutekereza ejo hazaza, navaho abazamukurikira bizagenda bite, nibaramuka basanze ubutaka bwose bwararangiye, bwubatseho amazu ariko abantu badashobora kubona ibibatunga. Hano kuri iki kibazo cya Jean Baptiste w'Ingarama nagira ngo nkivugeho gato. Hari igihe umuntu agira ubutaka bunini akagira igice adakoresha, cyangwa se hakagira n'ubutaka budakoreshwa na gatoya. Itegeko ry'ubutaka mu ngingo yaryo ya 51 riteganya ko ubutaka budakoreshwa mu gihe cy'imyaka 3 ikurikiranye nyirabwo abwamburwa. Ngira ngo nuko tutaratangira kurishyiramo imbaraga cyane, ariko ngira ngo murumva akamaro ko gukoresha ubutaka icyo bwagenewe, kutabureka ngo bube buraho nta kintu kibukorerwaho kandi igihugu kibukeneye. Ni ukuvuga ko umuntu utazajya ukoresha ubutaka icyo bwagenewe mu gihe cy'imyaka 3 azajya bwamburwa. Ni ukudakoresha ubutaka muri rusange, ugasanga buraho gusa. Icyo bwagenewe byo ni ikindi, no kutabukoresha ni amakosa, ariko kutabukoresha by'umwihariko bukaba buraho ari nk'indare, ariko nta kintu na kimwe kiburiho, icyo gihe rwose nyuma y'imyaka 3 arabwamburwa. Akarere umurenge umutangira raporo ku karere, akarere kagatanga raporo kuri Minisiteri, hanyuma izo ngamba zigafatwa, itegeko ry'ubutaka rirabiteganya. Dushishikariza abanyarwanda ko ubutaka bafite bagomba kubukoresha, ariko by'umwihariko bakabukoresha icyo bwagenewe, kugira ngo dukomeze dusigasire iyo mikoreshereze y'ubutaka. Urakoze cyane Florier. Reka noneho Manuel, dusoza ikiganiro cyacu, ni iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya by'umwihariko nka Minagri, mu izina rya Minagri? Urakoze cyane Bizimana. Nagira ngo mbanze garuke kuri iki kibazo cya perezida wa koperative w'abahinzi bo mu Ingarama, uvuga ko gereza hari ubutaka ikoresha bunini n'ubutaka bw'igishanga. Ubutaka bw'igishanga ni ubwa leta, nk'uko mbizi. Nanone gereza ya Nsinda niyo ikorera Ingarama. Ubu ngubu arakoze cyane, ndamushima kubera ko aduhaye amakuru. Turaza kwegera gereza ya Nsinda turebere hamwe, tuyigira inama ko yagombye kubyaza umusaruro. Nitabikora ubwo ngubwo, kuko biremewe, iyo umuntu akoresha igishanga ntabashe kugibyaza umusaruro uko bikwiye, cyangwa nta gikoresho cyose, biremewe ko tumugabanyiriza ubutaka tukamuvuga ashoboye, cyangwa se niyo atabishoboye tukakimwambura tukagitiza undi ubibashije. Ikindi nanone ahangaha rwose turagikoraho, tuzagerageza ya Nsinda. Nagira ngo mumare impungenge, turagikoraho byihuse. Hanyuma nanone ikindi nagira ngo mvugeho ku cyo wari uvuze mu kwanzura, nagira ngo nanone ngarukiye ko ndagaruka kwisabira inzego z'ibanze kudufasha kugira ngo tubashe gukurikirana, kuko niba abahinzi cyangwa se ubutaka bwanyerewe ubuhinzi bukoreshwa icyo bugenewe, kuko nibo bahorana n'abaturage, nibo bagomba nanone kudufasha kugira ngo babashe kubibutsa. Ikindi nanone agaruka ko n'itegeko ry'ubutaka rirabiteganya, itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda rya 2013, risaba yuko inzego z'ibanze duhereye ku umurenge ugomba kudufasha kujya utanga raporo y'abaturage badakoresha ubutaka, ikabugeza ku karere, akarere nako kabugeza kuri Minisiteri ifite mu nshingano zayo ubutaka. Noneho
niba ubutaka budakoreshwa koko hagafatwa umwanzuro hashingiye ku cyo amategeko ateganya. Mu gusoza nanone nagira ngo nanone mari impungenge abanyarwanda ahangaha iyo bavuze ko Flore yavuze ko bambura ntago aricyo kigamijwe cyane, ahubwo ni ukubakangurira ko babukoresha icyo bwagenewe, ntabwo kigamijwe ari ukubambura, cyane cyane ko dukeneye ko umunyarwanda arushaho gutera imbere, ariko bisaba ko nabo bakoresha ubutaka icyo bwagenewe nk'uko amategeko. Flore, mu munota umwe n'iki wabwira abanyarwanda nawe ubutumwa wenda mu izina rya Minraf wagenera abanyarwanda? Murakoze, ngira ngo ubutumwa nyamukuru ni uko abanyarwanda bakwiye gutangira guhindura imyumvire, bakumva ko imikoreshereze y'ubutaka ndetse no gusigasira ihame ryo gukoresha ubutaka buto bushoboka mu byo bakora byose bikwiye kuba intego, kuko usanga baba ari abubaka buri gihe bareba uburyo bubaka inzu nini cyane, rimwe na rimwe hagashyirwamo ibyumba bitari ngombwa, rimwe na rimwe abubaka amazu nabo b'abashoramari bakubaka amazu batambika afata ubutaka bunini. Tukaba rwose twifuza ko hatangira guhinduka imyumvire ku buryo abantu banakubaka bajya hejuru, kugira ngo turebe uburyo twasigasira ubutaka bwacu dutuze benshi, densification, kandi ku butaka butoya. Icyo nicyo twifuza. Yenda hari kurebwa uburyo gahunda zitandukanye za leta zashyirwamo imbaraga, aho tuzajya dushishikariza abashoramari kujya no mu byaro bakubakayo y'amazu kugira ngo abanyarwanda bazabone aho batura bitabagoye, yenda nyuma y'imyaka runaka yanze kazaba yabo. Ngira ngo ubwo nibwo butumwa nyamukuru nagira ngo mbabwire, bumve ko ikibazo cy'ubutaka kuko kiragaragarira buri wese, ahantu hose harubatse kandi noneho mu kajagari. Ngira ngo abanyarwanda bakwiye gutangira kumva ko imikoreshereze y'ubutaka ibareba, ndetse n'ubutaka butoya, gukoresha ubutaka butoya bigomba gutangira kujya mu mitwe ya benshi, kugira ngo ejo babana bari kubyara cyangwa se abuzukuru bacu bazabone aho bazatura, ndetse bazabone n'ibyo kurya bitabagoye. Aya mabwiriza rero turiho dutegura nuko naramuka abashe gushyirwa mu bikorwa uko bisabwa, kandi nta wazabangamira, n'ubundi nibisanzwe biri, ahubwo ni ukubishimangira, bizarushaho gutuma ubutaka bw'ubuhinzi tuburengera kandi abana bazabona ikizabatunga mu minsi. Murakoze cyane Flore. Ngayo nguko rero ikiganiro cyacu turi kwerekeza ku musozo cya RASAKUNTEGO na BTN, mwari kumwe nanjye Bizimana Bergine, twagiye tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ku mabwiriza agenga imikoreshereze y'ubutaka n'igenamigambi. Twari kumwe kandi na Emmanuel waturutse muri Minagri. Ariko reka dusoze ikiganiro cyacu twibusa ko uyu munsi ni wa munsi abanyarwanda batari bake bakunda kwizihiza cyangwa se hirya no hino ku isi yacu, Saint Valentin. Ubwo ni umunsi w'abakundanye. Ngira ngo ibi byose twagiye tuvuga nta rukundo rurimo mu kubaka umuryango. Ngira ngo mujye mwumva hirya no hino imiryango yasenye ingo umunsi ku wundi, kuva abantu barasezeranye barabanye bamaze amezi 2-3 barashenye, urugo rurasenyutse. Ariko uyu munsi ni w'abakundanye. Nyaboneka n'abari barashwanye mugerageze mwiyunge, mubashe kubana neza mu rukundo, mugire uyu munsi mwongere musinye muvuge muti dusubiye mu rukundo rwacu. Turaza gusoza ikiganiro cyacu rero tubatura akarimbo ka Bruce Melody kitwa Gahunda, kugira ngo nyine musigarane gahunda nziza y'urukundo nziza ku munsi wa Saint Valentin, ku munsi w'abakundanye. Mwese mukomeze mukundane kandi mugira ibihe byiza. Reka twibutse yuko Mbatadologie bategure igitaramo cy'akataraboneka muri Mount Kigali Hotel, ubwo ni Nyamirambo nyine, aho abantu benshi cyane ku mugoroba guhera isaha 10 bose abava mu kazi 11 12. Ni igitaramo kiza kugenda kikagera isaha 6 kugira ngo abantu nyine ubundi bataye kare, abana bagiye kuryama bagiye kuruhuka, kugira ngo ejo bazakomeze amashuri cyangwa se bakomeze akazi kabo nk'ibisanzwe. Ubwo rero ku mugoroba muze kwerekeza muri Mount Kigali Hotel, aho Mbatadologie arabafite igitaramo n'abandi bakomediye batandukanye cyangwa se abanyarwenya batandukanye baraza kuba basusurutsa abantu ku munsi w'abakundanye. Reka dusigemo indirimbo Gahunda ya Bruce Melody, musigare munezerwa kandi mumeze neza. Tubutse ko mukanya muri kumwe na Latifa Banegeye mu kiganiro BTN Morning Live, aho muraza kuba abanyuriramo byasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, abanyuriramo byinshi. Ngira ngo muzi ko kuri uyu munsi hari amakuru menshi agiye avugwa, agiye atandukanye, menshi cyane kandi agezweho. Ubwo ngubwo Latifa Banegeye ubu tuvugana ariko yategura mu kanya gatoya muri kumwe muri studio. Ubwo reka dushimire equipe technique dufashije kugira ngo amashusho n'amajwi bibashe kubageraho bitunganye. Dushimire kandi mwebwe mwese mwatanze ibitekerezo byanyu. Reka dushimire abatumirwa bacu, twizere ko twongera kubatumira utaha muzagaruka. Twizere ko muzagaruka Flore. Sawa rero mugire ibihe byiza, musigarane na Bruce Melody muri indirimbo ye Gahunda.